kumenyera ubuzima, ndakwinginga ubwo tugiye kwiga the need of discipleship, impamvu discipleship ikenewe mu buzima bw'umuntu ukeneye kwizera cyangwa mwamuhamagarira kwizera, turakwinginga mwami, yaba njyewe bene data mwami tugiye gufatanya kumva icyo tubwira mu ijambo ryawe, ndasenga kugira ngo bitubere bishya mwami. Imigambo twigeze kumva, hari imigani mwami iri muri Bibiliya twigeze kumva, ariko turakwinginze ngo ufungure amatwi yacu, nk'uko kenshi tuba dushishikaye ku mwami ku masomo asanzwe y'ubuzima cyangwa mwami dushishikajwe n'ibindi. Reka ijambo ryawe kubera ko ari ry'iteka ryose mwami rirenze ibyo ngibyo, ritubere ubutunzi buruta ubundi, udufungura amaso uyu munezero w'ibyanditswe mu buzima bwacu mwami iteka, mu izina rya Yesu twizeye mwami Imana, amen. Ashimwe. Uko bivuze nitwa Pacifique, tugiye kurebera hamwe the need of discipleship. Kubera icyo ubundi discipleship ikenewe, kubera icyo umuntu yafata amezi 3 cyangwa arenga ashaka muri iyo discipleship akayimara, ni impamvu cyagomba kuyimaramo uwo mwanya, biterwa n'iki, isobanura iki, isaba iki, ese ibyanditswe bivugaho iki ubundi. Nicyo kintu tugiye kureba. Iyi shusho hari ikintu cyaba kirimo kugaragaraho, ikintu umuntu yaba atekereje. Ni iki gihise kiza mu mutwe wawe kireba iriya shusho? Ikintu kiri kwikiye ntukire Imana arize nyinshi, ikintu gihise kiza mu kanya. Hari ikintu ni inzira ya panya. Yego, inzira ya panya irahari, ya bugufi rwose, nta kindi kintu kije itari inzira ya panya. Yego, uriya muntu rwose hari tandanse yuko ashobora kugwa muri uriya mwobo, kandi nubwo arimo no kubitekerezaho. Yego, hari ikindi. Hari inzira nyinshi. Tubigenje gutya ikintu gihise kiza. Kuba iki arimo aramubwira ngo ace mu mwobo. Maybe ntacyo, reka tuba tuyifashe gutyo. Nta kindi kintu kije ahindura icyerekezo. Nta muntu wiruhukije abonye uyu muntu ahagaze, ukumva umutima hari ukuntu tuje kubera ko uriya muntu atakiguye muri uriya mwobo. Bimeze gutya bimeze gutya bimeze gutya ngira ngo buri muntu wese yagira ikibazo, ari nk'umwana uhagaze hariya, cyangwa papa wawe ari we uriya muntu wipfutse ku maso arimo kuyobora umuntu, cyangwa mukuru wawe cyangwa inshuti yawe iramutse iri hafi y'uriya mwobo yipfutse ku maso, nkeka ko umutima wahita uhagarara. Ibi rero ni amashusho amwe agenda agaragaza icyo discipleship isobanuye, tugiye kugenda tubibona. Igitekerezo cya discipleship cyatanzwe n'Imana, ariko by'umwihariko gihishurwa na Yesu Kristo agaragaza icyo ari cyo mu buryo buri open. N'ubundi byari bisanzwe bikorwa mbere y'uko Yesu aza mu isi, ariko Yesu aje niwe wenyine wihishuye, aravuga ngo ibi bintu no biri open, dore ukuntu bikorwa, dore uburyo bigomba gukorwa. Yesu niwe watanze icyerekezo cyawe. Mbere mu isezerano rya kera, reka turebe ibyanditswe bimwe na bimwe bivugaho gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 6 kugera kwa 7. Gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 6 kugera kwa 7 haravuga ngo, aya magambo ngo utegeke uyu munsi ahore ku mutima wawe, ujye ugira umwete wo kwigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Hano biratwereka ko discipleship yahoze ikorwa n'ababyeyi. Imana iko yari yabidesigninze ngo bayikorera abana babo, ariko nimureba ingero z'ibyo Yesu yavugaga uburyo byagomba gukorwa. Ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe,
kwa kundi muba mwicaye mu rugo nta kindi kintu ni amategeko y'Imana bagomba kuba bavuga. Uyibwira uryana nijoro ku buriri icyo kintu wibwira, ku manywa ugenda mu nzira mu rugo ahantu hose. Ibi biragaragaza ko rero ababyeyi bagombaga kwigisha abana ariko na sosiyete nayo ikigisha. Nicyo ijambo ry'Imana ritwereka hano. Reka twumve Ezira we uko byari bimeze. Ezira 7 umurongo wa 10. Umuntu buhagere asome Ezira ibice 7 umurongo wa 10. You need disciple maker rwose witwa Ezira. Yari yaragamije mu mutima we gushaka amategeko y'Uwiteka ngo ayasohoze akora ibyo avuga. Icyo ni ibintu bibiri, ariko none icya gatatu gikomeye cy'ingenzi kugira ngo ayigishe abandi, abe disciple maker wacu. Mu isezerano rishya rero tubona noneho Yesu abivuga ko ari inshingano nyamukuru, ariko ni ukuvuga ngo mu kimwe mu bintu bigize inshingano nyamukuru harimo discipleship, kwigisha abandi bantu. Reka turebe icyo cyanditswe Matayo ibice 28 umurongo wa 16 kugera kuri 24 kuri 20. Nitwasoma ndagira ngo uze gukuramo mu bikorwa hano Yesu agiye kuvuga abazakora, uze gukuramo kwigisha abantu, umbwira ikintu gishobora gukorwa dukuyemo icyo kintu. Haravuga ngo nuko abigishwa 11 bagigarira ku musozi Yesu yabategetse, bamubonye baramupfukamira ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Dukuyemo hano kwigisha abantu niki cyashoboka? Niki cyashoboka hano havuyemo kwigisha abantu mu bintu arimo kubabwira? Abantu babatizwa havuyemo kwigisha abantu. Ese havuyemo kwigisha abantu bakura muri ibyo ngibyo arimo kuvuga? Ntabwo bishoboka. Nuvuga ngo kowa ikintu cyose ikintu gihora udinze ibindi bintu, nk'uko wavuga urutirigongo rw'umuntu. Inshingano nyamukuru urutirigongo rwayo, ikintu nyamukuru kiyifasha ni kwigisha abantu. Ibi rero Imana yabigennye ku buryo biteye bigomba kuba mbere y'agakiza ariko bikaba na nyuma y'agakiza. Nuvuga ngo ntabwo ari igikorwa gikorwa umuntu atangiye amaze gukizwa gukomeza, nta nubwo ari igikorwa gikorwa mbere yo gukizwa ngo umuntu nakizwa bihagarare, ahubwo ni igikorwa cyagenwe ku buryo kiba mbere yo gukizwa ariko kikanakomeza nyuma yo gukizwa. Reka turebe muri Timoteyo wa 2 ibice 3 mbere yo gukizwa. Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 15 kugera kuri 17. Haruhageze asome. Nta urahagera k'amasomo aravuga ngo Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 15, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe. Uyu ni Timoteyo arimo kubwira, Paulo arimo kumwandikira. Mwumva ukuntu bimeze. Kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Urumva ikintu gikomeye. Urumva hano ikintu Yesu arimo kumubwira, arimo aramubwira ngo uzi kuhereye mu buto bwawe akiri umwana kuri RA, ngo yamenyaga ibyanditswe byera bibasha kumuzanira ubwenge bubasha kumuhesha agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Ibyo byanditswe icyo byagomba kumuha ni ubwenge. Ari turi mu kinyejana nyine abantu batanga ubuhamya bakabeshya uburyo nyine banakijwe kubera ko batabona. Kumva umuntu aravuze ngo ngiye nararyamye nijoro ngo ndarota ingoma zivugira ku rusengero, ngo uhereye uwo munsi ngo naraje kubita iyo ngoma, ngo n'ubu sindayipfa ngo nuko nakijijwe. Mu by'ukuri gukubita ingoma no kuza mu rusengero nta kintu na kimwe kirimo mu bintu by'umuntu akora, sibyo?
hano baratubwira ngo uhereye mu butorero ngo yamenyaga ibyanditswe bibasha kumuzanira ubwenge bushobora kumuhesha agakiza gaheshwa no kwizera Kristo. Ntago agakiza gaheshwa no kwizera Kristo ariko ukabona atizeye ibyanditswe. Timoteyo wa kabiri ibice 2 nanone umurongo wa 22 aho ngaho turi haratwereka icyo Pawulo abitekerezaho nyuma y'uko umuntu akijijwe. Aravuga ngo nukuhungira rya gisore ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye. Ngo ufatanije n'abambaza umwami bafite imitima iboneye. Ntabwo yagombaga kwizera ngo bihagarare aho ngaho, ahubwo kugira ngo ubuzima bushoboke ngo yagombaga guhungira rya gisore agafatanya n'abandi bafite umutima uboneye bizeye. Ntabwo ari abantu bose bagomba gufatanya nabo, ni abantu ngo bafite umutima uboneye. Rero iki gikorwa discipleship, iyo tuvuze discipleship tuba tuvuze ko ari uburyo umuntu ahinduka umwigishwa wa Yesu Kristo, yigishwa ibye kugeza akoze nk'ibyo Yesu Kristo yakoraga. Ariko urwo rugendo rugatangira mbere yo gukizwa, akagira igihe akizera, ndetse rugakomeza nyuma y'uko umuntu akijijwe. The cost. Ese ibi bintu bigura iki? Ubundi iyo ugiye gutekereza ikintu uba ugomba no kureba igiciro cy'icyo kintu ni ikihe. Ese bidakozwe ubundi umuntu atabaye disciple, atigeze ajya mu ishuri rya discipleship class, atiri wenyine afatanya n'abandi bizera ngo abishyireho umutima, biragura ngahe? Cyangwa bifite ikihe giciro? Ni iki gihombo gihari cyangwa nihe nyungu ihari? Reka aribyo tugenda turebe. Cya mbere ni being ignorant of God's righteousness. Ntago amenya gukiranuka kw'Imana uko ari. Reka turebe Abaroma ibice 10 umurongo wa 3. Abaroma ibice 10 umurongo wa 3. Mwumve Pawulo ikintu avuga hano. Pawulo aravuga ngo kuko ubwo bari batikatuhere wenda ku murongo wa mbere kugira ngo byumvikane tujye ku wa 3. Bene data iby'umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisiraheli ku Mana, nukugira ngo bakizwe. Ndahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Rimwe na rimwe iyo urimo gushaka kumva uburemere bw'icyo kintu Bibiliya ivuga, nisaba kumva nyiri kucyandika, ariko bigaguha nanone kumva abo yandikiraga ni bande, ni abantu bameze bate. Abantu yandikiraga ni abantu bazi background y'Abisiraheli neza, bakuriye muri wa muryango twabonye ngo wibwiraga amategeko y'Imana ku manywa na nijoro, ukavuga amategeko y'Imana ku manywa na nijoro, ukagenda uyavuga mu nzira bayambaye. Bakuriye muri uwo muryango. None harimo arabandikira rero ababwira ngo afite agahinda kenshi kenda kumusatura umutima, niko mu Kinyarwanda twavuga ngo kubera iki? Ngo bene wabo b'Abisiraheli ngo ubwo batamenye gukiranuka kw'Imana uko ariko ngo bagerageje kwihimbira gukiranuka kwabo ubwabo. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Nta garuka Abisiraheli batabaga bafite Bibiliya, oya, bari bagafite Tora biga buri cyumweru n'indi minsi yose. Bo bajyaga no mu ishuri. Ubundi twebwe tujya mu ishuri tugatangira kwiga I na U, tukongera tukiga za E na B, A B C D, irandirimbo y'Icyongereza, tukiga n'ibindi n'Igifaransa. Ariko bariya bo ntabwo bigaga ururimi rw'abandi, oya, nta nubwo bigaga ibindi, ahubwo bigaga ibyo ngibyo n'amategeko y'Uwiteka. Nicyo ryari ishuri ryabo. None rero babo habuze iki? Wakibaza ngo habuze n'iki? Ko bigaga habuze ikintu cyabuzemo. Habuzemo wa mwene data ufite umutima ubone, habuzemo umuntu uzi uko kuri ngo akubasanye. Birashoboka rwose ko abantu bashobora kwatendinga services, birashoboka ko abantu bashobora kubaho ubwo buzima, ariko kubera ko batigeze bahura n'umuntu bicarana ngo barebe ibyo gukiranuka k'Uwiteka bivuga muri Bibiliya, ngo bakaba ignorant, bakirengagiza ko gukiranuka, bagahinga ukwabo gukiranuka. Ntabwo ari uko
batabyita gukiranuka, ahubwo baragenda bagafinyura uburyo bwabo bwo gukiranuka. Ikindi cya kabiri tubona ngo no understanding no faith, nta kumva nta no kwizera. Ahangaha iyo abantu basomye muri iki gice, reka tubasome wumve igice cya 10 umurongo wa 14 aho ngaho turi, haravuga ngo ariko se bamwambaza bate bataramwizera, kandi bamwizera bate bataramwumva, kandi bakumva bate ari nta wababwirije. Hano rero iyo abantu basomye kenshi bahita bafata hearing nyine nkaho umuntu atigeze yumva ibintu bivuga mu matwi ye. Oya, ntabwo ari cyo hano bavugaga, kubera ko hano bavuga iyo akomeje faravuga ngo yibaza ikibazo, akabaza ngo ese ntabwo bigeze bamwumva, Abisiraheli ntabwo bigeze bamwumva. Akavuga utoya baramwumvise, ahubwo inkuru yabo yageze ku mpera y'isi. Nusoma hano muri mirongo ikurikira urabibona. Ntabwo ari hearing yabaye ikibazo, ahubwo ikibazo cyabaye understanding, kumva. Hari kumva no gusobanukirwa. Urugero twafata nk'ubu ubajije umuntu wese amubaza ngo kwizera ni iki mu rugero, wigeze ubyumva? Yavuga ati kwizera nabyumvise. Ariko umubwiye ngo sobanura kwizera ni iki, bishobora kuba ikibazo. Uzi impamvu habayeho hearing, habayeho kumva, ariko hakeneye no gusobanukirwa. Rero Abisiraheli ikibazo cyabaye gusobanukirwa icyo agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo gasobanura no kubyizera. Dusome hano ibyakozwe n'intumwa ibice 8 umurongo wa 30 wumve. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8 umurongo wa 30, hari inkuru rwose tuhabona y'umunyetiyopiya, n'inkuru y'umunyetiyopiya. Umva ukuntu ibyanditswe bitubwira. 30 aravuga ngo Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, aramubaza ati ibyo usoma urabyumva? Mwibuke hano Filipo yari atumwe n'umwuka wera, yarimo kugenda, iyi nkoni irimo kugenda, kuko urusengero rwe Yerusalemu mu buryo rwari rukoze, rwabaga rukoze ku buryo bagiraga ahantu basengera. Buriya wenda dufashe urugero muri urusengero dusengeramo, hariya mu mpande habaga ari Abisiraheli n'imbere rwose ahantu heza h'imbere, ariko noneho hari hasi mu mbuga hari hagati, hari twebwe twicara hasi, habaga hagenewe abanyamahanga. Urusengero rwari rwarubakishijwe ku buryo umunyamahanga azajya aterana hagati muri iyo mbuga y'abanyamahanga kugira ngo aze yumve nawe ibyo Uwiteka avuga. Ikintu gitangaje, hari umunyetiyopiya arimo kuva mu gihugu cy'iwabo yaje gusengera aho isubiye iwabo, igenda isoma igitabo cya Yesaya. Umwuka wera ahita abwira Filipo ngo simbuka ugende ubwire iriya nkone y'umunyetiyopiya rwose, uyibwire ko uyisobanura iby'agakiza agahishwa no kwizera Yesu Kristo. Irukanka umusobanurire biriya bintu yumva arimo gusoma kugira ngo abyumve. Nibyo hano turimo kubona. Rero atangira amubaza ngo ibyo bintu urimo gusoma urabyumva? Umva igisubizo yamubwiye. Undi ati nabibasha nte ntabonye ubinsobanurira? Ni gute ibintu nabyumva nta muntu wabinsobanurira? Uzi ikintu tujya rimwe na rimwe twibeshyaho, ariyo mpamvu ubona nyine umuntu wese ahita afata Bibiliya akajya kubwira, yagera nko mu cyumba cy'amasengesho akavuga ngo ni wowe utubwira ijambo ry'Imana. Umuntu agatangira kureba mu birere akavuga ati ndapfuye none. Ariko ikintu gikomeye kiba gihari, twacyuminga ku ijambo ry'Imana nyine twese tuvuka turyumva, kubera ko ryanditse mu Kinyarwanda n'ibirimo nyine ari Ikinyarwanda cyumvikana. Oya, ariko hano nibyo iyi nkone arimo kuvuga ngo nabyumva gute nta muntu wabisobanuriye? Byakumvikana gute ibi bintu nta muntu ugeze abisobanurira? Akomeza aramusobanurira iyo nkuru icyo yavugaga n'uwo yavugaga, abyumvise arabyizera. Uwo munsi ababonye ubugingo buhoraho bw'iteka kubwo kwizera ibyo bintu. None dore ikibazo rero kirimo kuvuga hano,
hano Bibiliya tugaragaza ikatubwira ngo nta muntu wumvise ukuri kw'ijambo ry'Imana ngo akwigishwe muri discipleship nta no kwizera kwabaho, nta kwizera kwabaho. Twigishijwe neza ngo ubyumve, nta kwizera kwabaho. Ntabwo rero umuntu yaryama nijoro ngo yumve ingoma cyokoze nyine umuntu ashobora kurota ibyo yumva. Nk'ubu ngubu bakaba baravuze ubutumwa bwiza ahantu muri ahantu runaka ukabwumva ariko ntubwizere, icyo gihe waba urota ukongera ukaburota. Ariko niba ntabwo wumvise nyine nizanzozi, nk'ubu ngubu barimo gutubwira hari igihe urota uri nko muri Amerika, ariko iyo Amerika ushobora kuburota ko uzayi utaragerayo, ushobora kuba ari Amerika wenda y'Ikamonyi, kubera ko muri Amerika ntiwaharota ngo urote ishusho yaho utahabonye, ndetse wabonye kuri televiziyo basi. Ariko igice utarabona, niyo mpamvu hari ibintu tutarota. Ariko nyine biriya nyine turota n'ibyo muri filime, ibyo turota twebwe n'ibyo muri filime, ariko hari ibyo tutarota kubera ko ntabwo twabyumvise, nyine ntabwo twabirota. Rero umuntu yarota ibyo yumvise cyo kora wenda, ariko umuntu yizera ubutumwa bwiza yasobanukiwe yumvise, nicyo kintu cya mbere kibanga. Rero umuntu kwa kuduha arye humva umuntu ngo bango nsengera umuryango wanjye ngukizwe, niba nta buryo bwawe bwo kubabwira no kumva ubutumwa bwiza ntabwo babyizera. Niyo wasenga ukongera ugatumaho na Mose wasenze 80 yiyiriza ubusa akagufasha. Rero umuntu yizera ibyo yumvise kandi kumva turimo kuvuga ni understanding, ntabwo ari hearing. Yasobanukiwe, yizera ibyo yasobanukiwe. Abacamanza igice cya 2 umurongo wa 10. Abacamanza igice cya 2 umurongo wa 10. Hagera asome Abacamanza igice cya 2 umurongo wa 10. Aho hageze urabona hano Yosuwa amaze gupfa ngo hakurikiyeho indi generation itarigeze rwose iba disciples, mu yandi magambo batigeze bigishwa iby'Imana ibahamagarira mu isezerano rya kera. Bakora rero batazi Imana habe no kuyumva. Icyo hano bitwereka rero ubuzima bwo kuga lack of discipleship, kubura discipleship bikostinga ubuzima bw'abantu benshi. Ntabwo ari umuntu umwe ku giti cye, ahubwo ni n'abantu benshi, imbaga nyamwinshi. Kubera iki? Kubera ko njyewe ntizeye ubwo butumwa bwiza ngo bufate abana banjye, bisobanuye ko ntabwo bazabona, bisobanuye ko abaturanyi b'abana banjye ntabwo bazabona. Urumva iyo generation, bisobanuye ko abana bigana n'abana banjye nta kintu bazigera babona kigendanye n'ubutumwa bwiza. Bikostinga ubuzima, ariko si ubuzima bwawe wenyine cyangwa ubwanjye yenyine, ahubwo bikostinga ubuzima bw'abantu benshi, bikostinga ubuzima bw'abantu benshi. Urabona uyu muntu umwe witwa Yosuwa avuyemo, bateraga umwete wo kwiga ibyanditswe, amaze kuvamo igihugu cyose cyahuye n'ihungabana, kubera ko ni chain. Ntugire ngo ubwo wicaye aha ngaha uhicaye ku bwawe wenyine, ntabwo uhicaye ku bwawe wenyine, ntabwo ari we birangirira, ahubwo iyo chain iri ku muryango wawe, abantu mubana. Iyo chain iri ku baturanyi, iyo chain iri ku bana bazakukomokaho, iyo chain iri ku baturanyi b'abana bawe. Iyo chain turimo kuvuga. Ntabwo rero ibi bintu bikostinga ubuzima bw'umuntu umwe, ahubwo bikostinga ubuzima bw'umuntu mwinshi. Application post iyo ikintu nanone urimo kureba, ese birasaba iki kugira ngo ikintu kijye mu bikorwa? Birasaba iki? Reka wumve. Icya mbere bidusaba ni igihe. Muri Luka igice cya 12 umurongo wa 13, Yesu niwe wenyine washoboraga gutanga imigani ikomeye kubera ko yari umwami. Njyewe iyo ngiye kuvuga iyi migani ya Kristo kubera ubwoba mba nifitiye, nyine ntabwo nyivuga nk'uko iri, ariko iyo uvuze nk'uko iri bashobora no gutera amabuye abantu. Ariko reka wumve uyu mugani, wumve Yesu yaciye abantu
ibice 12 umurongo wa 13. Umutunzi w'umupapa aravuga ngo nuko umwe wo muri Diyotene aramubwira ati mwigisha bwira mwene data tugabane imyanda. Nawe aramusubiza ati wa mugabo we ninde wanshyizeho kuba umucamanza wanyu cyangwa ngo ngabanye ibyanyu? Arababwira ati mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Nuko abacira umugani ati hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane, nuko aribaza mu mutima we ati ndagira nte ko ntafite aho mpunika imyaka yanjye? Aribwira ati ndabigenza ntya, ndasenya urugarama rwanjye nubaka urundi runini aba arimo mpunika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye. Nibwo nzabwira umutima wanjye nti mutima ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka urye unywe unezerwe. Ariko Imana iramubwira iti wa mupfu we, muri iri joro uranyagwa ubugingo bwawe. Ibyo wabitse bizaba ibyande. Niko umuntu wirindanyiriza ubutunzi amera, atari umutunzi mu by'Imana. Ibi bintu rero turimo kuvuga discipleship isaba kwigomwa, ariko cyane cyane igasaba igihe nyine kibara gukoresha ibindi bintu. Irakosti. Hari umugani rero abantu bakunze kuvuga ngo igihe ni gitoya, igihe cyarabuze, mujya mubyumva. Ariko rero abantu baravuga ngo ubuntu ntago buri igihe cy'ibintu akunda, ntago bishoboka. Wenda uramutse uvuga ati nabuze igihe cyo kurya, mbona rwose nabuze igihe cyo kurya, ushobora kubyumva pe ko wabuze igihe rwose. Ariko igihe utarabura igihe cyo kurya, igihe utarabura igihe cya WhatsApp, igihe utarabura igihe cya Snapchat cyangwa ibindi, ntabwo igihe kigeze kibona. Ahubwo abantu babuze uko ibintu nyine bigenda byiyongera, bagenda bafata igihe bakakigabanyiriza kuri ibyo bintu bakunda. Ntabwo igihe rero kigeze kibura. Igihe cyo kurya ntabwo cyabura, igihe cyo kuryama ntabwo tugeze tukigabanya rwose, kubera ko kuryama turabikunda. Ibi rero tuvuze ngo igihe cyarabuze, ntabwo cyabuze. Rero uyu muntu we yaravuze ati reka nirundanyirize ibintu. Ariko ikibazo dore ikintu yirengagije nuko hano Bibiliya iri kwiriga avuga ngo iyo umuntu apfuye ngo ibintu bye, ngo ikibazo cya mbere cyo kwibaza abisigira nde? Ushobora kubwira ngo bisigira abana bawe, ariko se urishuba ko uyu mwana bisigiye atazabijyana muri buwate akarara bicezamo? Nicyo kibazo wakwibaza. Azarara abicezamo, arara rwose abisara, cyangwa se saba ari nawe ubitunga. Nta garanti yo kubaho k'uwo muntu ufite 100%. Niyo mpamvu rero uyu mutunzi ngo bamwise umupapa kubera iki? Kubera ngo yagiye yirundanyiriza ibintu byo muri iyi si, ariko ntiyagira n'ubutunzi na buke yagira mu Mana. Bituma rero biba ikibazo ku munsi wo gupfa, bamubwiye ngo ejo ubugingo bwawe buzagenda. Cya kigega yari amaze imyaka yubaka na bya bintu yari amaze imyaka ahunika, bisoza bibuze nyine, abibuze atabyinjoye, ahubwo hagiye kuba ahandi hantu y'iteka ryose. Ikindi hano bisaba self determination, kwiyemeza koko, bisaba kwiyemeza ndetse no kwemera kurenganyirizwa ubutumwa bwiza. Reka turebe Luka aho ngaho turi, Luka ibice 9 umurongo wa 57, naho harimo indi migani. Haravuga ngo bari mu nzira, bakiri mu nzira, umuntu aramubwira ati ndagukurikira aho ujya hose. Inkuru yansekeje ndimo kuyisoma, reka mwumve namwe uburyo bitangaje. Ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho arambika umusaya. Maze abwira undi ati nkurikira. Urumva uwa mbere yamubwiye ngo nkurikira, noneho uyu nguyu yabwiye n'undi wumvaga arimo kumubwira ibyo ngibyo, amusubisha amubwira ati ingunzu zifite aho ziryama, we nunkurikira rero ntuzigera ubona aho uryama. Reka noneho abibwira undi wa kabiri wumva icyo yamubwiye. Maze abwira undi muntu ati nkurikira. Nawe ati databuja reka mbanze ngende mpambe data, kuko yumvise nyine nta bintu byo kuzasubira inyuma no kubona haryama, reka mbanze njye guhamba data. Yesu ati
reka abapfuye bihambira abapfuye babo, ariko weho genda ubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. Nuko undi muntu nawe aramubwira ati ndi bugukurikire databuja, ariko reka mbanze mare gusezera ab'iwanjye. Ariko Yesu aramubwira ati nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana. Ibintu ni ibintu bikomeye, ni ibintu bikomeye bisaba kwiyemeza. Mu gisirikare ho wenda iyo abantu bagiyeyo bagenda bavuga bati umwaka ikosi ry'umwaka umwe rigiye kurangira, rizarangira tugaruka. Ariko ngo gukurikira Kristo no kuba umwigishwa wa Yesu bisaba kubanza ugakura amaso inyuma ku kintu icyo ari cyo cyose ukunda kurusha Kristo ukurikiye, ukamukurikira we wenyine, ukamukurikira we wenyine, ukamukurikira kuruta uko ukurikiye ababyeyi, kuruta uko ukurikiye umuryango, kuruta uko ukurikiye undi muntu uwo ari we wese. Ariko hajya rimwe na rimwe hacamo akarengane, ntabwo ari aho bigarukira, ahubwo hacamo n'akarengane. Abafilipi igice cya mbere mu 29, Abafilipi igice cya mbere mu 29, wageze asome. Mugera kuri 30. Ufite kwa kurwana mwambonanaga kandi ari nako kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Ntabwo umuntu ahabwa kwizera Kristo gusa, ahubwo ngo ahabwa no kubabazwa kubwe. Kubera iki? Kubera ko bikostinga ubuzima bw'umuntu nyine. Ibyo wakundaga bigahinduka, aho waspendingaga umwanya hagahinduka. None ngo bafite kwa kurwana ngo bamubonanaga. Paulo yarwanaga n'iki? Mu yandi magambo yarwanaga, yacyaga yarura iki cyangwa yarwanaga n'iki? Yarwanaga nuko ubutumwa bwiza bwamamara ukagera ku mpera y'isi. Nyine icyo cyari motivation behind. Rero ngo ntabwo abantu bahabwa kwizera Kristo gusa, ahubwo bahabwa no kwabazwa kubwe. Akarengane rero turenganyizwa Kristo ntabwo ari ikintu kiba gitunguranye rwose. Ikindi bisaba ni ukugereranya. Hari igihe habaho kugereranya. Ubu nyine uri ahangaha kubera ko utari uzi ikindi kintu ukora, ahubwo wagereranije uravuga uti kuba ndi ahangaha hari igiciro bifite, ariko hari n'ikindi kintu rero gukora igiciro gifite, ukagereranya ibyo bintu. Reka twumve iyi nkuru iri hano. Ni uburyo Kristo yagiye agereranya ubwami bw'Imana no kwigisha abantu. Icyambere yavuze ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zihishwe mu murima. Umuntu azigwaho, arazitwikira, aragenda, umunezero umutera kugura ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murimo. Ubwami bwo mu ijuru ngo bugereranywa n'uyu muntu ngo yaragiye ngo abona ese uvuye kuri zahabu yo mu murima we hari ikintu nta wundi muntu urayibona. Bugereranywa n'uwo muntu ngo wagiye ngo abona ikirombe cya zahabu kiri mu murima w'umuntu. Uwo muntu yarazi ibyari rwose, aragenda atanga ibintu afite byose kubera inyungu azi iri buve muri ubwo butunzi. Araza ngo agura wa murima wose. Rero nibyo tuvuga, ntabwo ubuzima bwa none bugereranywa n'ubuzima bw'iteka. Imyaka 70 ariko no kuvuga ngo tuvuze imyaka maximum umuntu ashobora kugirirwa ubuntu 80 cyangwa 70. Bibiliya yanditse ko itagirenga ubundi aho ngaho niyo average. Ariko nta garanti ihari ya 70 cyangwa 80. Icyo gihe gito rero tubaho mu isi ntikigereranywa n'ubuzima bw'iteka ryose. Ntabwo wabikomparinga. Ni nko gufata igare ukarigereranya na hamasa cyangwa nabyo ntabwo cyaba ari ikigereranyo gihagije. Ni ikigereranyo gito cyane. Ubuzima bw'iteka ryose ntabwo bugereranywa n'ubuzima umuntu abaho ku isi mu miruho no kugoka kose. Ntabwo wabugereranya. Niyo mpamvu rero kuba umutunzi mu by'isi gusa utari umutunzi mu byo mu ijuru. Ariko rero ikintu kiba kinatangaje ni ukuntu abantu tubigereranya. Ubu ngubu tuvuze tuti hari ishuri ryo kwigisha perime n'urugero, kwigisha provisoire. Ntabwo bikiri 15 n'ubuntu. Muzaze ku rusengero twigire gutwara provisoire. Ntabwo bikiri 15 n'ubuntu.
uzi ikintu gitangaje ubu ngubu hano haba hakubiseho ubuzima ariko ikintu nyine gitangaje ubuzima bw'iteka ryose sinzi ikibazo nyine kibamo niba ari uko yenda abantu bavuga dufite imyaka myinshi yo kubaho dufite igihe kinini tuzabaho ariyo assumption abantu bagira ariko ntabwo wakibwira ukuntu ibintu by'iteka ryose bitangana rwose n'ibintu bya none ahubwo iyo ibyo bintu by'iteka bije abantu batumva nyine agaciro kabyo ku buryo ku kigero nk'icyo ngicyo ndimo kubabwira umva ikindi yavuze ku 45 avuze ngo kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umutunzi ushaka imaragarita nziza abonye imaragarita imwe y'igiciro cyinshi aragenda agura ibyo yari atunze byose ngo abone kuyigura umuntu arimo gushaka ikintu cyiza ngo noneho ngo abonye ngo ikindi kimwe yari akeneye cy'agaciro kenshi mani magambo icyo ashaka kuvuga urugero wari ururembejwe n'ibyaha ariko ntugeze musanga noneho harimo n'ubugingo bw'iteka ngo uwo muntu ngo yaragiye ngo agurisha ibyo yari afite byose kugira ngo abone kuyigura rwose arabiha ikindi yaravuze ngo nuko kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'urushundura bajugunya mu nyanja ruroba ifi z'amoko yose iyo rwuzuye bakarukura ku nkombe bakicara bagatoranya inziza bakazishyira mu mbehe imbi bakazita mwumve ikintu yakomejeho hasi ava 49 ngo uko niko bizaba ku munsi w'imperuka ku mperuka y'isi abamarayika bazasohoka batoranya abanyabyaha mu bakiranutsi babajugunye mu itanura ry'umuriro niho bazarira bagahekenyera amenyo ngo amaze kwigisha ibyo ngibyo yaramaze kuvuga aya magambo arabaza ngo ibyo bintu murabyumvise ibyo bintu mvuze murabyumvise bose ngo bahita bavuga ngo ye ibyo bintu rwose turimo twumva tubyumva none wenda wabyibaza ibi ngibi byavugaga bari ariko nawe uyu munsi wabyibaza ibi bintu urabyumvise ko hari ubuzima butoya n'ubundi buzima bw'igihe kirekire noneho se ubwo buzima urabwumvise ko butagereranywa n'uvuga ngo ibyo bintu bitagereranywa iyo ushyize kuri bara bitagereranywa ibintu ushobora kunguka mu ijambo ry'Imana bitagereranywa na biology n'urugero bitagereranywa na chemistry bitagereranywa na physics ugiye gukompare uzareba ukuntu tuba twiga physics na biology umuntu afata amakayi agahera kirakana arabana nigeze kubona bagafite amakayi y'abavuna umugongo bakaba bifite kuminimo bakagera muri saro bakongera bakaryama bakabakarabya mu gitondo amazi akonje cyangwa ashyushye bakagenda bazindutse bapakinze bageze uko nguko mwakoze uko byari bimeze none Yesu arimo aravuga ibyo bintu nabyumva ko uburyo wa parkingaga ibyo bintu ufite umwete ufite inzara n'inyota yo kwiga chemistry uvuga ngo nzatwara indege nzatwara indege ari igihe nyine bacishaho utuntu kuri Instagram abantu batwaye indege nyine barotaga zarahindutse batwaye izindi ndege iyo nzara n'inyota twabaga dufite nyine tuvuga ngo tuzatwara indege ngo tuzabasirikare uburyo kora wenda nabaye umusirikare wa Yesu n'icyo yamurira Mariya ariko dufite izo nzara n'inyota urumva ko uburyo twari dushishikaye bitangana none se uburyo umuntu ashishikazwa n'akazi uburyo umuntu ashishikazwa n'uburyo bwo gukora akazi ugashishikazwa n'akazi bashobora kukubwira rwose bati nturi buve hano utasoje ibintu byo mu kazi n'urugero ukemera ukabikora n'umutima mwiza kubera ko akazi gakunda bosi nyine yabivuze urihangana wicira guhari kubikora ariko wakubwira ati nk'ubu ngubu ntabwo umuvana ibyanditswe tutabyumvire waba ureba intambara yabera ahangaha rero nibyo nyine turimo kuvuga ntabwo ibintu bigereranywa uburyo isi ihabwa agaciro ibintu byo mu isi bihabwa agaciro ari ibintu bitaramba bitamara igihe ntabwo bikwiye kuba bigereranywa n'ubuzima bw'iteka none ikintu nko kuvuga ngo ku munsi w'imperuka ngo hazaho rwose iki gikorwa cyo gufata abanyabyaha bakajya hamwe h'iteka n'abakiranutsi bakajya ahandi h'iteka ibi bintu rero iyo tuvuze discipleship irenze kwigira peri na provisoire irenze kwiga shimi kwiga iyo physics kubera ko ifite ubuzima bwa none ikagira n'ubuzima bw'iteka ryose nicyo hano rero avuga ati arabwira ati nicyo gituma umwanditsi wese wigishijwe iby'umwami bwo mu ijuru agereranywa na nyir'urugo utanga ibintu bishya n'ibya kera abikuye mu bubiko bwe
mu by'ukuri ni aha turi dusoreje ibintu tugiye gutangira, urugendo tugiye gutangira dufite challenges z'igihe, challenges zo kugereranya ibyo bintu. hari igihe nyine umuntu akubwira ati nyine mukaba wenda mwari mumaze nk'igihe mwigara muri discipleship class, mwahora n'ubwa ati rwose ibintu byarangose nabuze umwanya, nsigaye numva nta mwanya. Kubera ko nyine buriya nta ndyarya nziza nk'abantu nyine bo mu rusengero. Mu nyine mpita nkubwira Imana ishimwe nako Imana rwose igufashe nta kibazo mfite. Ariko mu by'ukuri muvandimwe, mu mutima wanjye ikintu kiba kiri inyuma nyine ndimo kwibaza, si umuntu kweri afite ubwenge busona. Hari igihe nyine bavuga ngo ufite ubwenge busona ubwenge bwe burakora neza koko, ku buryo arimo kuvuga ngo urumva ibaze nk'umuntu arimo kukubwira ngo nabuze umwanya wo kurya, sinkirya rwose, ubu ngubu ibiryo bisigaye mbireba urumva umuntu arimo kukubwira gutyo, ni gute ni mwanya kirimo kuvuga. Bibaho nyine ko ushobora kugira igihe runaka ukakibura, ariko ni gute wabura umwanya witeka w'ijyana ukabura umwanya witeka? Cyangwa kumva umuntu arimo kukubwira ngo njye nari natwite rwose ngo uyu munsi ngo nari mfite inshuti yanjye wari friend wanjye wari wamfuye ngo friend koko na Kristo. Ubwo ni abantu bagereranywa friend n'ibyanditse. Ibi ndimo kubivuga ndabivugira iyo mpamvu yo kugucenya ngo wumve ko hari igihe nyine tutumva uburemere bw'ibintu turimo kuvuga. Wumva uburemere bw'ibyanditswe by'iteka, wumva uburemere bwabyo. Naho uze ndimo kubitekereza ukuntu nshobora kujya mu bintu by'akazi rwose nkageza nka saa sita z'ijoro cyangwa iby'ishuri, ariko si ibyanditswe mfashe Bibiliya ngo nsome nkazoma nka saa sita z'ijoro ngo ngere kwenda ku cyanditswe kiraneye ku cyuma nkomeze nsome mvuga n'iki cyanditswe ubundi ko ntamwumva ntacyumvaga. Urabona ibintu byanze kubalansinga, urimo gukora nk'imibare ikanga kubalansinga, urakomeza ugakora ugashaka kuvuga ati ibi bintu birabalansinga gute. Kubera iki byanditswe iyo tubigezeho tutavuga ngo isi ibintu ko bitabalansinga? Kubera iki Yesu yavuze ibi hano nkaba numva hari ibintu bidahura, ngo nongere njye gusoma izindi articles ngeze nka saa sita z'ijoro n'ibyangagere nka saa munani. Kubera iki iyo nzara n'inyota itaba mu mutima wacu ibyanditswe gutya? Ngo ufite iyo nzara n'inyota uvuga ngo ibi bintu sindyama ntabyumva. Ariko iby'ishuri byo cyangwa ibindi by'akazi, ari nk'ibintu bakubwiye ngo ngohereza CV hano urayikora rwose una saa munani z'ijoro wahagiye, bakubwiye bati urare rwose ubyohereje deadline ni saa sita z'ijoro, saa sita na 59 wabukice. Kubera iki byanditswe ibyo bitameze gutya? Impamvu rero ni uko hari ikintu tutumvise. Iyo tuvuga ibintu byo kubaho iteka ryose ntabwo twumva akamaro n'uburemere bwo kubaho iteka ryose icyo bishatse kuvuga. Umwami aduhe rwose ibintu kubishishikarira no kubyumva biba ubuzima bwacu. Hari igihe twari ahantu turimo kwiga nyine uburyo bwo kujyana ubutumwa bwiza, nabwo byari nk'ibi ngibi. Umuvandimwe azana udutabo twaguraga 100 aratuduhereza, atwaka amafaranga 100, tumuzana amafaranga 100 y'agatabo. Abantu bamwe batangira gukambya agahanga batangiye no kutwishyuza mu bintu by'Imana. Ariko ibaze nk'ubu baguha agatabo, bakaguha agatabo kazagusobanurira uburyo bakora ikintu muri Microsoft Word n'urugero. Ushobora no kugura 5,000 ariko nta no kwivovora. Ariko rikaba zakiriho ibijyanye n'ubutumwa bwiza bafashiho nk'ijana cyangwa 200, uzareba ikibazo kizavuka. Rero bavandimwe, aba kugira ngo utekereze neza. Hari ibintu Yesu yavuze ngo ntibigereramo. Niwirundanyiriza ibintu byo mu isi ukabura ubugingo bw'iteka bizaba bimaze. Ubu rero tugiye gutangira urugendo, icyo tugiye gutangira kwiga ni ibindi by'uruhererekane rw'agakiza, ni inyigisho z'uruhererekane rw'agakiza, ku buryo rwose ari ikintu wagombye gushyiraho umutima ugafokasingaho ukavuga ibi bintu ngomba kubyumva. Assignment baguhaye ukakora, ukagerera igihe nk'uko ku kazi uhagerera igihe watinda rwose ukagera ukagenda ureba hasi wumva ufite isoni. Ibi nabyo rero ibi byo birenze ibyo.
ni ibintu bikenewe kuruta ibyo ngibyo bintu byose turimo kuvuga. Kandi noneho ikintu gitangaje, umutwaro Yesu atwikorera ntabwo ari ukukubwira ngo uzajye uza hano saa moya za mu gitondo utahe saa 11, ni saa 8 kugera saa 9 n'igice, iyo saha imwe. Ariko wakubwira abadayimoni bayirwaye ntabwo ushobora kumva ukuntu bangana, iyo saha imwe n'igice. Wafata biriya ukumva urayura ibintu nk'ibyo. Twari muri debate ejo turimo kuganira mu ishuri, turimo kureba nyine impamvu zitera ubukene. Bavuga impamvu zose z'ubukene. Ahagani rero hari impamvu rwose yaguzemo, hari impamvu yitwa abadayimoni. Abadayimoni nabo batera ubukene, kubera ko njyewe ntushobora kunsobanurira ukuntu umuntu afite imbaraga agakora, akaba afite n'ubwenge, wenda yarakushaga no mu ishuri agakena, kuko urumva nta badayimoni baba bari. Hari mu ishuri rero dufata factors zose tugakuramo iz'abadayimoni, ariko ushatse mu gitabo wajya wandika niba urimo gukora nka tezi ugasanga points zawe, wavuga uti harimo n'impamvu y'abadayimoni, kubera ko iyi akaba ari nayo iza hejuru. Vuba kubaza abantu kubera iki umuntu arwaragurika, ukavuga ngo ni umubungano feeling ibiti, kandi hari umuntu urara hanze utarwara, harimo n'impamvu z'abadayimoni. Ni ukubera icyo abantu badasoma ibyanditse, bavuga ngo habuze umwanya hagize gutoya, harimo n'impamvu y'abadayimoni. Ariko umwami adufashe rwose gutsinda abadayimoni, babandi batwereka igihe ko gitahari, baduha impamvu zidafatika, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umwami adufashe rwose. Reka dusenge Imana. Kristo, duciye bugufi cyane, turakwinginga kubw'imbabazi zawe. Ni umunezero rwose mwami kukugira, ariko ni umunezero ukomeye mwami ko udukebura ukadukansoringa ukadusubiza mu murongo uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo mwami turusheho kuba ubuzima buhamye n'ibyanditswe mwami. Ndakwinginga Kristo kugira ngo rwose abavandimwe tuganiriye mwami iyi cost of discipleship, tuganiriye mwami uburyo kwishyira mu bikorwa mwami bifite igiciro gihambaye. Ndasenga cyane kugira ngo mwami duhe ubuntu bwawe rwose, duhe ubuntu bwawe mwami, tutarefata rwose ubwami bwawe nk'abantu ngo bafashe isuka bareba inyuma, oya, ahubwo mwami Imana rwose tubishyireho umutima kuruta ikindi kintu cyose umuntu yashyiraho umutima, kuruta ikindi kintu cyose umuntu yashyiraho umwete mwami. Reka imbabazi zawe ziganze by'iteka Kristo, mu izina rya Yesu twizeye mwami Imana, amen. Amaguru 3 tuzayababwira ku cyumweru